Mbanje kubasuhuza mwe mwese mukurikira ibyo dukora. Ni nyuma yuko nakoze igice cya mbere cy'inkuru y'urugendo rwagejeje Louis Vuitton ku kuba umutsinzi mu buzima. Mu gice cya mbere twabonye uko Louis Vuitton yatangiye ubuzima bwe mu mujyi wa Paris nk'umusore usanzwe wari wiviriye mu cyaro yuzuye inzozi ariko ataramenyekana. Twakurikiranye urugendo rwe rutoroshye twumva uko ubuhanga bwe bwatangiye kumenyekana buhoro buhoro mu Bufaransa by'umwihariko mu mujyi wa Paris kugeza ubwo umwamikazi Eugenie yaje amushaka ari naho twagarukiye. Kubakurikiye igice cyabanje murahita mubyumva neza. Muri iki kiganiro tugiye gukomeza iyi nkuru dukomerezaho Louis Vuitton yahuraga n'umukiriya udasanzwe ari we umwamikazi Eugenie w'umwami w'abami w'Ubufaransa. Ndakwibutsa gukora subscribe niba utarayikora cyangwa niba ari ubwa mbere wisanze kuri iyi channel ngo ikaze. Mu guhura kwa Louis Vuitton ndetse n'umwamikazi Eugenie muri ako kanya byarashobokaga ko umwamikazi amuzamura agahita amenyekana mu gihugu cyose cyangwa agatakaza amahirwe ye yose. Ese ni gute umusore w'umubaji yahindutse izina rikomeye ku rwego rw'isi? Reka twinjire mu gice cya kabiri cy'iyi nkuru dukomereze aho twari tugeze. Wari winjiye ashaka Louis Vuitton ntiyari umuntu usanzwe, yari umwamikazi Eugenie wari umugore wa Napoleon wa gatatu umwami w'abami w'Ubufaransa. Ntiyari umukiriya usanzwe w'umukire, yari umunyacyubahiro wo ku rundi rwego. Mu ikanzu ihenze irabagirana, impeta ze za diyama munsi y'amatara yaka mu ibara rya zahabu yari amanitse mu cyumba Louis Vuitton yakoreragamo. Umwamikazi akimara kwinjira yitegerezaga hirya no hino ubona atanyuzwe n'udusanduku dusanzwe twari turi ku nkuta z'iyo nzu. Niko guhita agera kuri Louis Vuitton aramubaza ati, ni wowe wa musore w'umubaji bita Vuitton? Ijwi ry'umwamikazi ryari ryoroshye ariko wumva ko ritegeka. Louis yumvise umutima umuvuyemo, ikiniga kiramufata. Yari amaze imyaka myinshi akora uyu mwuga ariko nta na rimwe yari yarigeze atozwa kwakira umuntu nk'uyu. Arasubiza ati, yego nyiri icyubahiro. Aciye bugufi amuha icyubahiro. Umwamikazi yaramwitegereje akanya gato maze ahindukira yerekeza kuri Monsieur Marshal wari nyiri iryo duka. Aravuga ati, nkeneye isanduku, ariko si isanduku isanzwe, ngenda kenshi kandi izo mfite ziraremereye cyane kandi ntizitwarika neza. Ndashaka ikintu cyiza kandi gitwarika, ikintu umuntu atigeze akora kuva na mbere. Mu mutwe wa Louis Vuitton ibitekerezo byari byinshi. Uyu wari umwanya we. Yumvaga ko aramutse ashimishije umwamikazi izina rye ryamenyekana mu gihugu cyose, ariko nanone hagati aho byari riske kuko yaramuka atabishoboye yari gutakaza byose. Louis yari azi ibibazo isanduku zo hambere zagiraga. Icyo gihe isanduku z'ingendo zari nini cyane kandi ntizari zoroshye kuzipakira ngo zigendere hamwe. Ikindi kuri ibi bisanduku ntibyari bikigendanye n'igihe. Ariko Louis yari afite igitekerezo cy'ikintu kitigeze gikorwa mbere. Yateye intambwe agana imbere, intoki ze ubona ko zirimo gutitira ndetse zabize ibyuya kubera igihunga. Aravuga ati, mwamikazi, byagenda gute ndamutse ngukore isanduku yoroshye nziza kandi ishobora gutwarika neza iri kumwe n'izindi? Akomeza agira ati, isanduku ifite hejuru haringaniye itwikire n'igitambaro kidatoborwa n'amazi aho gukoresha uruhu. Izaba ikomeye, yoroshye gutwara kandi izoroshya ingendo zawe. Abantu bose bamaze kumva ibyo Louis avuze bose baracecetse. Marshal yarebye Louis nk'udashimishijwe n'ibyo avuze. Nta muntu n'umwe wari warigeze atinyuka guhindura uko isanduku zari zisanzwe zikorwa. Ariko umwamikazi Eugenie akimara kumva ibyo Louis avuze yarahindukiye, bigaragaza ko yari ashishikajwe n'icyo gitekerezo. Aravuga ati, isanduku ifite hejuru haringaniye igitambaro aho kuba uruhu? Ahita amubwira ati, ibyo biranshimishije, wabishobora? Umutima wa Louis watangiye gukubita cyane. Arasubiza ati, yego mwamikazi, nzagukorera isanduku itandukanye n'izindi zose wabonye. Akanyamuneza kagaragara ku minwa y'umwamikazi. Aravuga ati, noneho Vuitton, bikore. Mu byumweru byakurikiyeho Louis yakoze ijoro n'amanywa. Yari azi neza ko uwo wari umwanya wo kwigaragaza atari ku mwamikazi gusa ahubwo ku isi yose. Icya mbere yakoze, yateguye igishushanyo cy'iyo sanduku. Aho gukoresha imbaho ziremereye zisanzwe yahisemo imbaho za poplar, mu kinyarwanda mu byita imikinga, zitaremereye cyane ariko zikomeye. Nyuma yahinduye hejuru habaga hameze nk'ahazenguruka, araharinganiza. Izi mpinduka yakoze zatumye byoroha cyane kuba zatwarika neza ziri kumwe n'izindi. Ibyo ngibyo bikazihereza umwihariko wo kuba nziza cyane mu ngendo ndende mu gihe zipakiranye n'izindi. Ariko ikintu cyari gishya kurusha ibindi byose ni ibikoresho yakoresheje. Aho gukoresha uruhu, Louis yagerageje igitambaro kidatoborwa n'amazi.
cy'umweru wijimye, gikomeye kandi kidafatwa n'imyanda byoroshye. Cyari ikintu kitari cyarigeze gikorwa n'uwo ari we wese kuva na mbere hose. Iminsi yahindutse ibyumweru, Louis yaryamaga gake cyane, amaboko ye yari yuzuye ibikomere ndetse na kore y'imbaho. Icyo gitambaro yashyizeho cyari cyoroshye kandi ari cyiza. Isanduku yavuye mu mirimo y'amaboko ya Louis yari itangaje. Muri make yari akataraboneka. Ntibyatinze umunsi wo kwiyerekana warageze. Louis yahagaze mu nzu nini yo mu ngoro y'umwamikazi, umutima we udiha cyane. Abanyacyubahiro n'abayobozi bakuru b'ibwami bavuganaga mu ibanga bamureba batamukuraho amaso. Umwamikazi ahita yinjira, ikanzu ye ikurura hasi nk'amazi atemba. Amaso ye ahita abona isanduku Louis yari yazanye. Abanza gutuza, araceceka, maze arambura ukuboko kwe akoza intoki ze kuri iyo sanduku, yitegereza uburyo ikoze. Abari aho bose bafunze umwuka bategereje amagambo amuva mu kanwa. Hanyuma areba Louis aravuga ati, Vuitton, ibi bintu ntibisanzwe, uri igitangaza musore muto. Abantu bari bari aho bose batangira kujujura bongorerana mu nzu yose. Marshal wari warigeze gushidikanya kuri Louis yaramurebye yatunguwe cyane. Umwamikazi arakomeza ati, kuva uyu munsi niwe ugiye kujya unkorera isanduku zanjye zose mu buryo buhoraho. Akivuga gutyo byari birangiye. Louis ni nkaho yari ageze ku byo yashakaga. Louis yari amaze kugirirwa icyizere n'umugore wari ufite imbaraga kurusha abandi mu Bufaransa, kandi muri ako kanya ibintu byose byahise bihinduka. Gushyigikirwa n'umwamikazi ntibyari icyubahiro gusa, byari amahirwe akomeye. Mu kanya gato abakire n'abanyacyubahiro b'i Paris batangiye gushaka isanduku za Louis Vuitton. Abanyacyubahiro, abanyapolitike na bagenzi babo bose batangiye gutanga amabwiriza ko bashaka isanduku zikorwa na Louis. Ariko kuri Louis hari hakiri ikibazo. Louis yari akiri umukozi mu iduka rya Marshal. Nubwo yari umuhanga, yari akiri munsi y'undi muntu, yari akeneye kwigenga. Nyuma y'imyaka myinshi y'ubudahemuka, Louis yafashe icyemezo gikomeye cyane mu buzima bwe. Yavuye kwa Marshal atangiza ubucuruzi bwe bwite. Louis amaze gukusanya amafaranga make yari yarizigamye agera hafi ku gaciro k'igihumbi cy'idolari. Muri iki gihe yakodesheje ahantu hato i Paris. Iduka rye ryari rito, yari afite ibikoresho bike ndetse n'imeza imwe y'akazi, ariko ryari irye. Yashyize icyapa cy'igiti hanze y'iduka cyanditseho Louis Vuitton Maletière, bisobanuye Louis Vuitton umukozi w'amasanduku. Byari byemewe ku mugaragaro. Ntiyari akiri umwana w'umukene wo mu cyaro, yari amaze kuba umucuruzi wemewe. Gutangiza ubucuruzi ntibyari byoroshye. Amezi ya mbere yari akomeye cyane. Louis nta bakozi yari afite, nta ruganda runini, nta n'icyari kumufasha mu gihe cy'ibibazo. Buri sanduku yakoraga yayikoraga wenyine. Yakoraga kuva izuba rirashe kugeza mu gicuku, akaruhuka gake cyane gashoboka. Nyuma y'igihe haje kwaduka intambara ikomeye mu Bufaransa, intambara ya Franco-Russian. Imihanda ya Paris yahindutse ibibuga by'intambara, abakire batangira gukuramo akabo karenge bahunga umujyi. Inganda zirafungwa, ubucuruzi burahagarara, nta muntu wari ukigura ibintu by'imirimbo nk'ibyo Louis yakoraga. Iduka rya Louis ryari riri kuzamuka ribura abakiriya, ritangira guhomba. Mu mezi menshi yakurikiyeho, Louis yarwanye no gukomeza ubucuruzi bwe. Yagurishije bimwe mu bikoresho bye, agabanya ibikoresho yakoreshaga, akomeza gukora cyane kurushaho. Iyo ibintu bidahinduka vuba, yari gutakaza ibyo yari yarubatse byose. Igihe ibyiringiro byari bishize kuri Louis, habaye ikintu atari yiteze. Intambara yararangiye, amahoro aragaruka. Abantu bongeye gutuza no gutekana muri Paris, bongera gutangira gukenera ibyo Louis yakoraga ndetse n'ubuhanga n'udushya. Bongera gushaka isanduku za Louis Vuitton. Iduka rya Louis ryongeye gusubira ku muvuduko ryahozeho. Louis yatangiye kwagura ibikorwa bye. Mu 1871 yafunguye uruganda rushya i Asinière hafi ya Paris. Rwari runini inshuro enye kurusha urwa mbere. Yatanze akazi, yigisha abashaka kwiga imyuga, anashushanya ayandi moko y'ibisanduku bishya. Inzozi ze ntizari zikiri iduka gusa, yatangiye kubaka ubwami bw'ubucuruzi bunini cyane. Ibyiza by'akataraboneka bikorwa n'amaboko ya Louis ntibyari bikiri iby'abo mu muryango w'ibwami gusa. Abakire ndetse n'abandi bose babaga batangiye gukora ku ifaranga bakomeje kugana Louis. Mu gihe Louis yubakaga ubwami bw'ubucuruzi bwe mu myaka y'1880, ubuzima bwe bwite nabwo bwarahindutse. Yashakanye n'umugore we Clemence, umugore ukomeye wamushyigikiraga mu nzozi ze. Ntiyari umugore we gusa, yari umufatanyabikorwa we. Babyaranye umuhungu bamwita George Vuitton.
Gusa kuri Louis buri ntsinzi yagiraga igiciro. Louis wahoraga ashaka gutunganya ibintu neza kurusha uko byari bisanzwe, akabonana n'umuryango we gake gashoboka. Yemeraga gucikanwa n'iminsi mikuru, inama z'imiryango n'ibindi bihe byiza byose umuntu yakwifuza kubamo kubera gukurikirana inzozi ze gusa. Kuva mu ntangiriro Louis hari ikintu yatangiye kugenda yishyiramo. Niba ushaka kubaka ikintu kizaramba ugomba kugurisha ku bakire. Kubera ko abakire baba bafite imbaraga, si ibyo gusa kandi nibo bagena imyambarire, imigendekere ndetse n'ibyifuzo by'abandi. Iyo abanyacyubahiro bakoreshaga isanduku za Vuitton n'abandi bose barotaga kuzikoresha. Hari n'indi mpamvu yatumaga Louis akunda kugurisha abakire cyane. Abakire ntibajyaga impaka ku giciro, bashakaga gusa ibintu byihariye. Louis ntiyigeze agerageza kugurisha ku bantu bose. Yibanze ku bakiriya bake b'abanyacyubahiro bashoboraga kwishyura amafaranga menshi ku kintu kidasanzwe kandi cyakozwe n'ibiganza bye. Louis Vuitton yaragiye yubaka ubwami bw'ubucuruzi bukomeye, ariko urugendo rwe rwarangiye mu 1892 ubwo yitabaga Imana. Asigira ubuyobozi umuhungu we George Vuitton. Mbere yo gupfa, Louis yahamagaye George amuha isomo rya nyuma. Yaramubwiye ati: "Ntimuzigere mugurisha ibintu bihendutse, ntimuzigere mugurisha ku bantu bose. Izina ryacu rigomba guhagararira ibyiza kurusha ibindi. Niba isi ihora rihinduka, natwe nuko tugomba kujyana nayo, ariko ntituzigere dutakaza umwihariko wacu." George yari akiri muto ariko afite inzozi n'icyerekezo. Yaguye ubucuruzi bwa Louis Vuitton, arenga ku bisanduku bakoreshaga mu ngendo, atangira gukora amasakoshi y'abagore n'ibindi bicuruzwa by'akataraboneka byahinduye isi y'imyambarire. Ubucuruzi bwabo bumaze gukura, bumaze gufata indi ntera, haje abigana ibicuruzwa byabo. Isoko ryuzura ibintu by'ibyiganano, abakiriya batangira kujijwa bagura ibitari iby'umwimerere. George amenya ko agomba kurinda umwihariko wa Louis Vuitton. Mu 1896 yashyizeho ikimenyetso cya LV monogram mu kurwanya ibyiganano, bituma ibikoresho bya Louis Vuitton biba iby'abifite gusa. Ariko nk'uko nta kintu gihoraho, George yarakuze. Ubwami bw'ubucuruzi bubatse buraguka cyane ku buryo byari bigoye kuyobora ikigo wenyine. Nuko hagiye hinjiramo abandi bashoramari kugira ngo bagumane imbaraga bahoranye kuva kera. Yafunguye amaduka menshi ari ku rwego mpuzamahanga, bituma Louis Vuitton imenyekana ku isi yose. Umwihariko wa brand ya Louis Vuitton. Yazirikanye umurage wa Louis Vuitton wo kuguma ari ikirango cy'akataraboneka kigenewe abakire bo hejuru gusa. Ariko mu myaka y'1930 George yahuye n'ikibazo gikomeye kurusha ibindi byose yigeze ahura nabyo. Ubuzima bwe bwatangiye kuzahara. Imyaka myinshi yari yarayimaze ari mu kazi kenshi, guhanga udushya no kwagura ubucuruzi ku isi yose. Byari byaramuzaharije umubiri. Mu 1936 George Vuitton yitabye Imana, iherezo ry'igihe cye. Ikibazo cyari gisigaye ni iki: ninde wari gukomeza kuyobora iki kigo cy'ubucuruzi? Aho niho Gaston Louis Vuitton, umuhungu wa George, yigaragarije. Gaston yari yarakuze akikijwe n'isi by'akataraboneka, ibishushanyo n'ubukorikori bwa se. Kuva akiri muto yabonye uko se yaguraga ubucuruzi, noneho igihe cyari kigeze ngo nawe ayobore. Gaston yatangiye kuyobora mu gihe byari bigoye cyane bitewe n'ihungabana ry'ubukungu ryiswe Great Depression ryabaye hagati y'1929 kugeza mu 1939. Iri hungabana ryasenye ibigo by'ubucuruzi byinshi. Ese iyi brand ya Louis Vuitton yari kubasha kubaho muri iki gihe gishya? Gaston yarabibonaga neza ko mu gihe iyi sosiyete idahinduye imikorere yari kugenda izima gake gake. Niyo mpamvu yafashe ibyemezo bikomeye, birimo gutangira gukora ibindi bikoresho by'imirimbo, gushyira imbaraga mu gukora amasakoshi n'ibindi bijyanye n'imyambarire yari igezweho. Icya kabiri bibanzeho ni gukora amabaga y'akataraboneka ashobora gukoreshwa mu buzima bwa buri munsi, atari mu ngendo gusa. Ikindi cya gatatu kandi bibanzeho ni uguhanga udushya mu guhindura imiterere y'ibyo bakoraga. Gaston yagerageje imiterere mishya yari ijyanye n'igihe, bituma Louis Vuitton irushaho kujyana n'igihe. Mu gihe yashyiraga mu bikorwa ibijyanye n'icyerekezo gishya yari yihaye, intambara ya kabiri y'isi nibwo yatangiye. Mu gihe cy'intambara y'isi ya kabiri yose, guhera mu 1939 kugeza mu 1945, Ubufaransa bwari bwarigaruriwe n'abanazi b'Abadage. Igihugu cyari kirimo akavuyo, bituma ubucuruzi bwinshi bufungwa. Gaston Louis Vuitton yagombaga gufata icyemezo gikomeye: gufunga ubucuruzi cyangwa gushaka uburyo bwo gukomeza gukora. Kugira ngo brand ya Louis Vuitton ibashe gukomeza kubaho, Louis Vuitton yakoranye na guverinoma y'Ubufaransa yagenzurwaga n'Abadage.
Iki cyemezo cyateje impaka nyinshi ndetse na nyuma y'intambara y'isi ya kabiri mu myaka myinshi yakurikiyeho ibi byagumye ari ibanga. Nyuma y'indi myaka myinshi nibwo raporo zagaragaje imikoranire ya Louis Vuitton nka brand ndetse na guverinoma y'abanazi yari iyoboye Ubufaransa. Binyuze muri iyo nzira Louis Vuitton yararokotse. Intambara irangiye, Gaston yibanze kongera kubaka isura nziza ya Louis Vuitton. Icyo gihe ntibyari byoroshye kuko Uburayi bwari bwarasenyutse mu bukungu, abantu bakiri kwiyubaka badashishikajwe n'iby'imideri cyangwa imirimbo iyo ari yo yose. Ariko Gaston yari azi ikintu kimwe yakomoraga no kubamubanjirije. Yari azi neza ko abakire n'ubundi bakomeza kuba abakire, n'ibihe byaba bikomeye abanyacyubahiro bakomeza gushaka ibintu bibashimisha harimo imirimbo ihenze ndetse n'ibindi. Niyo mpamvu Louis Vuitton yibanze ku bicuruzwa byihariye kandi byujuje ubuziranenge bigenewe bakire cyane. Iyi gahunda yihaye yarakoze cyane. Mu mwaka w'1950 Louis Vuitton yongeye kugaruka ku rwego rwo hejuru. Muri icyo gihe nibwo bashyize ku isoko amwe mu mabaga yamamaye cyane. Louis Vuitton ntiyari ikiri brand ikora ibisanduku byo kubikamo ibintu mu ngendo gusa, yari yabaye ikirango gikomeye mu myambarire. Ariko ibi ntibyatinze kuko Gaston nawe yageze aho atangira gusaza. Mu myaka w'1960 Louis Vuitton yari imaze kuba imwe mu birango by'akataraboneka byubahwa ku isi hose. Muri icyo gihe isi yari iri kwiruka cyane mu iterambere, ari nako imyambarire mishya igenda ivuka n'abakire barushaho kwiyongera. Gaston yabonye ko hakenewe ibitekerezo bishya. Yinjije umukwe we Henry Lacamière kugira ngo amufashe kuvugurura ubucuruzi. Henry yari umucuruzi uzi kureba kure cyane. Yizeraga ko Louis Vuitton ishobora kuba nini kurushaho. Intego ye yari uguhindura Louis Vuitton ikirango gikomeye kurusha ibindi byose mu mateka. Mu ntangiriro z'1980 Louis Vuitton yari isanzwe ari ikirango kizwi cyane mu gucuruza amabag akoreshwa mu ngendo, amasakoshi y'abagore n'ibindi bikoresho. Ariko yari igikora nk'ubucuruzi bw'umuryango. Aho niho Henry Lacamière yinjiriye. Lacamière yari umuntu utekereza kure cyane. Amaze gufata ubuyobozi bwa Louis Vuitton yabonye ko aya ari amahirwe akomeye yo kubaka ubwami bw'ubucuruzi bufite agaciro k'amamiliyari. Icyo gihe Louis Vuitton yagurishaga ku bakiriya bake cyane b'abanyacyubahiro mu Burayi gusa. Henry yashakaga gutuma Louis Vuitton igera ku isi yose. Niyo mpamvu Henry yafashe ibyemezo bikomeye cyane kandi byari byuzuyemo riske. Icya mbere nuko yaguye ubucuruzi mu masoko y'abakire cyane. Yinjije ibicuruzwa muri Amerika, Ubuyapani ndetse no mu burasirazuba bwo hagati, aho abakire bashakaga ibintu byiza ku giciro cyose byasaba. Cya kabiri, yazamuye ibiciro. Yari azi neza ko uko igicuruzwa gihenda ariko abantu benshi barushaho kucyifuza. Yazamuye ibiciro ku rwego rw'abakire gusa. Nuko gutunga ibintu biriho ibirango bya Louis Vuitton bitangira gufatwa nk'ikimenyetso cy'uko uri umunyacyubahiro. Henry Lacamière yagejeje Louis Vuitton ku gasongero k'ibigo bikomeye cyane ku isi bicuruza imideri. Ariko Henry Lacamière ntiyabonye igihe kirekire cyo kwishimira ibyo yubatse byose. Uko LVMH yagendaga ikura, haje undi mucuruzi wari ukiri muto witwaga Bernard Arnault, ari nawe wasimbuye Henry. Akaba ari nawe uyoboye iki kigo kugeza n'ubu. Akaba ari naha dusoreje iki kiganiro. Mbashimira kuba mwakurikiye. Nshimira cyane abakoze subscribe kuri iyi channel n'abatarayikora, mbashishikariza kuyikora. Nshimira cyane abakoze subscribe, nsaba n'abatarabikora guhita babikora nonaha kugira ngo batazajya bacikwa n'ibyo tubagezaho buri munsi. Mujye muduha ibitekerezo muri comment.